ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo weye rwankuye iwacu ku rwesero rukanzana iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanzana iwanyu ku munini. urakoze kutwibwira nk'umuhanzi abantu ibyo ari byo byose bandakumvise, ariko n'ubundi natwe ntabwo bitubuza kuvuga. Ni Sudi Mavenge turi kumwe uyu munsi mu kiganiro twabateguriye kuri Rusavalence TV. Ariko se twatangira wenda tubaza, ariko ubundi Mavenge Sudi watangiye umuziki wawe ryari? Ngiye mu mwaka muri 86. Ni byiza, ariko se abantu nkatwe batoya turibaza tugasubiza amaso inyuma, ubundi nk'ikintu cyatumye musubira mwinjira mu muziki, umuziki wo hambere wari umeze gute? Ubundi mwinjiye mu muziki gute? Ukaga ku muco wo gukunda igihugu, kuko niba uri umunyarwanda uvuga ururimi rw'ikinyarwanda uri muri societe wavukiyemwo, Imana ikaguha ubwo buhanga bw'ubuvanganzo wenyine. Imana yabaga yagushyizemo ibyo uzavuga abandi batabashije cyangwa se itigeze baterekamo. Noneho ni muri urwo rwego wahangaga nta nyungu ukurikiye, ahubwo inyungu za mbere wahaga agaciro ni ugukunda igihugu, gukunda abanyagihugu, ukavuga uti ubuvanganzo bwanjye, inganzo yanjye, ubuhanzi bwanjye ngiye kuririmbira ngiye kubaririmbira ibiki se, bizabamarira ikintu, ubuhe butumwa bizaba burimo, nizihe nyigisho buzabigisha. Ni muri urwo rwego rero twajyaga guhanga, ntabwo twagiraga ubute bw'umutwe. Ugize utya rero ubaye wa mbere mu gutangiza umuziki wo kujya ku rubyiniro cyangwa se kuri podium. Iminsi yawe ya mbere ubundi wakiriwe gute? Wakiriwe gute nk'umuntu wari ugiye gukora ibintu bidasanzwe, ugiye gukora ibintu bya live music? Byagenze gute? Tubwire. Ubu nkuri igitaramo bwa mbere ni indirimbo nasohoye ku munini muri za 85 na 6, ariko ikimara gusohoka bwo abo twafatanyaga bamwe bari baritabye Imana, bari babiri, twaga Karitari Kayitani n'uwitwaga Jean Claude, nuko bazo kwitaba Imana muri Jenoside. Ariko nyuma nyina narakomeje, ariko twarafatanyije kuzihanga za Gakunika abakobwa, za Simbi, za Kantengo, nuko mbona ko zitaguma ngo zihone kandi zikubiyemo ubutumwa, kandi nanjye ngomba kuzakomeza ibyo ari byo byose nkurikije ubutumwa bwari burimo. Ndibuka ko cyari igitaramo cyoruganijwe cyari hari kuri Stade Regional. Bamaze kucyoruganiza nuko bamamagara njyewe na Kagamba agiye bamagaramo abahanzi batandukanye. Icyo gihe Masamba yaje kubyumva ko hari igitaramo cyabaye, n'abaraza yabaga mu Bubiligi, umuntu bahise baho umwanya wa MC ari umusinga. Nuko ndagenda mbaza Masamba nindi uri bukurikira, kuko nari ku ruhimbi rw'umuheto bari abantu bavuga bati Mavenge Sudi turashaka kumuribona ya ndirimbo yo ku munini. Nawe birumvikana ko nawe yarafitiye amatsiko ashaka kumbona, ariko ntiyambona, ntabwo yarazi ubundi we ati reka kati ntabwo nzi saho uri butangire, sinzi no gushize kuri gahunda, atahubwo dushakira waho nibita Mavenge Sudi. Narasetse natembagara, nuko ndagenda ndigicarira se namwibwira nabo ni abonye batarimo kumpamagara kandi afite amatsiko nawe yo kumbona cyane, nkuko abantu bari babonyotoye indirimbo bita ku munini. Aravuga ati umuntu bita Mavenge Sudi naza aririmba igihe cye cyageze. Yatunguwe nuko nadutse giye ko nabona umugabo arushoborebure n'ubunini aradutse arajeje kuririmba ku munini. Ariko ubundi iyo ndirimbo yagushyize kuri podium igahuruza abantu ishyano ryose. Ducurangiraho gatoya twumve ukuntu iyo ndirimbo natwe imeze, wiyibutsa abantu mbese twumve uko icyo gihe byabaga bimeze. Ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo weye rwankuye iwacu ku rwesero rukanzana iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanzana iwanyu ku munini. Ku munini nzajyayo ryari ko makumbuye cyane we, yaba nari mfite amababa mbangurutse nkigwira ku munini, yaba nari mfite amababa mbangurutse nkigwira ku munini. Dore
iki kirere cy'iwacu kirakenyemuye cyane we, aho kukibamo nge birutwa no kuba iwanyu ku munini, aho kukibamo nge birutwa no kuba iwanyu ku munini. ariko se ubundi Sudi, umuntu ashobora kwibaza uhimbiye indirimbo ku munini washakaga kuririmba iki? Cyangwa n'ubundi buhanzi bwari bukurimo, hari amateka yayo, dusogongeze ku mateka yayo turebe, twumve. Abantu tujya tugira amatsiko iyo twumvishije indirimbo ku munini, ariko tukagira amatsiko yayo, tubwire, dusangize ku mateka yayo twumve. Indirimbo twayimbye ntandaro yayo cyangwa se inkomoko iturutse ku muntu wakunze umukobwa wo ku munini hariya muri Tambwe mu Ruhango, ariko akaba yaravukaga i Nyanza mu Rukari, hariya hafi yo mu Rukari. Nuko twebwe twari turi abantu tuziranye n'umuhungu, twahagurutse nko mu masaha 9 tugera ahantu nko mu masaha 11 n'igice, twumva urugendo ruratugaje. Nibwo twicaye hasi, twari batatu, njyewe na Kayitare Kayitani n'uwo muhungu witwaga Jean Bosco nababwiye. Ubwo nyuma yabwo nibwo haje kubaho kwicara turatekereza tutari ko uyu muhungu uru n'urukundo gusa rwamuvanye ku rwesero rumujyana ku munini. Tutirega rwo buri yaricaye aravuga ati nta kintu cyandutiye urukundo rwankuye wacu ku rwesero runjyana iwanyu kunzana iwanyu ku munini. Iyo niyo rufure iyo ndirimbo, ibitero byagiye biza, imitoma, ibisigo, kuryoshya nyine ugenda umuvuga ibigwi, kuko iyo ujya kugenda urwo rugendo ujya kurisha mu masaha kurenga iyo misozi tubinyuza mu nganzo, aho ku munini naho yakomotse. Ubundi se mu bihe byanyu abantu bitabiraga ibitaramo bate? Ngani ngo utera uburezera bw'ibanza barazaga ku bwinshi bitabiriye icyo gitaramo pe. Ariko noneho nyuma uko twajyaga twicara n'aba bahungu nakubwiye turirimbira mu giturage iwacu, nk'abakecuru bati ariko mwabana mwe tuno turirimbo muzatujyane kuri radio. Kigiye twagiraga radio Rwandimo, bati muzatujyane kuri radio ni twiza abantu badaje batwumva, bakajya batubwira bati muzajye mukora ku buryo mutujyane kuri radio mwabana mwe turirimbo ni twiza abantu badaje batwumva, bakagenda baduteramo akanyabugabo bateramo mu butwari batyo. Bikaduha gutekereza mu buryo bwagutse ko n'abanyagihugu bazakunda ibyo bihangano ari byiza, kandi n'ubutumwa burimo buzagira icyo bwigisha. Ubundi tumenyereye ko abahanzi bo hambere bagira gutuzina tw'utubyiniriro, utuzina babitaga tutari amazina yabo tw'uduhimbano ariko tuvuye ku buhanzi. Ese Mavenge Sudi se nta kazina yagiraga k'icyo gihe, cyangwa wowe wakoreshaga amazina yawe gusa? Njye nitwa Mavenge Sudi gusa iyongeraho irya Mbanje Imihigo, nta kabyiniriro nigeze. Ubundi se abantu bagira gutubyiniriro, ubundi twabaga ari utwarubanza iki, twabaga tumaze iki mu muziki wabo? Hari impamvu imwe nakubwira, hariho uburyo bwo kuba abamuziciens babaga bagize orchestre zabaga ari imvange, abanyarwanda n'abakongomani. Noneho bakabagira utwo tuntu dusa naho bagiye kuvanga umuco cyangwa se bagiye kuzanamo nk'agashya nk'impara. Bari abantu baturutse muri Gatanga, bagenda bivanga n'abandi baturuka muri za Gisenyi, noneho bakaba ari abantu bize za Kongo na za Bukavu, noneho bakaza bari abantu bafite utuntu tumeze nk'uturingosho twakwita dufiye rukuntu mu kigiri kinyarwanda, ariko natwita Mimi La Rose yari Maître Rubangi yari Rubangura, noneho Kari Wanjenje yari Karimunda. Nuko bagendaga bitwa nandi ntumva ntibuka neza kuko nari muto. Ariko inge impamvu ntibitigeze bimbaho nuko nari umunyarwanda utavangiye, impambwe ikinyarwanda, ndirimba ikinyarwanda n'abagenzi banye twari dufatanyije. Niyo baza kuba bariho twari gukoresha amazina yacu, n'ubu tukaba tugifite amazina yacu. Mbese ubundi Sudi tubwire, abahanzi ba kiriya gihe muri biriya bihe byanyu ubundi babaga batunzwe n'umuziki wabo, cyangwa ubuhanzi mwakoraga mwabangikanye n'indi mirimo ni nk'ubu? Mbona uvuga ngo abahanzi ba kera bose uko mbazi babagamwe abakanishi, abatekinisien, abashoferi, abantu b'ingeri zose mu myuga itandukanye. Nje nkurira muri bo nakubuze nsanga nta muhanzi ukora umuziki gusa. Mbona ko noneho kandi kantu bakoraga nk'ubwo babaga bafite ama orchestre, nk'ubwo babaga bamaze kugera ku rwego rw'ama orchestre, barabyihingagaho nabyo bakashaka kugira ngo babyaze umubyizi. Ari nakandi kantu ko kugira bakora ibitaramo mu gihugu, nk'impara zabaga ku cyase Makamba, abantu barabizi, zacongeraga ku cyase Makamba. Feroze ikabiri mu majyaruguru, noneho Pakita ikabiri iburasirazuba, bityo ugasanga mu mpande z'igihugu hari ibitaramo bitandukanye.
umuziki wanyu muri iki gihe ubu ngubu tuwita karahanyuze, ese iryo zina rirabanyura? Ubundi iyo bawise karahanyuze ntimugire ipfunwe, rirabanyura? Tubwire. Tunyura kuko ni ikinyarwanda. Karahanyuze ni ukuvuga ngo karahanyuze, ariko karahanyuze ntikazibagirana, nicyo cyose kuvuga. Ni ukuvuga ngo karahanyuze ariko karahanyuze ntikazibagirana. Ariko se Sudi, ubundi tugereranyirize Sudi wo mu 1986 na Sudi w'iki gihe muri 2020, batugereranyirize. Mavengi Sudi wo muri 86, Mavengi Sudi wo muri 97 isobora ku munini bwa mbere, Mavengi Sudi wo muri 98 isobora za Gakoni k'abakobwa na za Simbe na za Kantengo na za Taxi Voiture, niwe ubu ngubu muri usoreje ku kantu ka Gakoni k'abakobwa. Tunyurizeho Gakoni k'abakobwa live twumve n'uburyohe bwayo nayo ko imeze nk'uko tujya tuyumva. Gakoni k'abakobwa iribagize uri umwana w'ingenzi, cyo tambuka uze neza. Gakoni k'abakobwa iribagize uri umwana w'ingenzi, ingereka nk'uvuge ukuri n'abatakuzi bazi kukureba. Nkumbuye irya nseko yawe nkundi unsekeye twicaranye, nkumbuye amagambo yawe amwe wambwiye duhuye ubwa mbere. Gakoni k'abakobwa amwe gatakara ntibatahe, bagatinzwa no kugashaka, amaherezo bagashyirwa bakabonye. Hambere ubwo duherukanye nasigara nyumunezero w'imico nagusanganye, burya nasanze uri umunyarwanda kazi. Nkumbuye irya nseko yawe nkundi unsekeye twicaranye, nkumbuye amagambo yawe amwe wambwiye duhuye ubwa mbere. None Sudi, wenda turimo tugana ku musozo, watuganiriza wenda ku kijyanye n'imyambarire y'abahanzi b'iki gihe kuri stage. Ubibona gute urebye imyambarire yabo kuri Facebook, ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa no kuri stage aho baba bari uhura nabo? Urabivugaho iki? Dutera agahinda tugashonyekerayo tugaceceka, ariko nk'iyo habayeho twebwe nk'u Rwanda nitwakagombye gutuma hari indirimbo icaho y'umukobwa wambaye kenda k'imbere gusa n'isutiye n'iki. Ubwiza bw'umunyarwandakazi burya Imana yaramutatse iramusigira munogereza, ntabwo bagombye gutandukira ngo batwicire umuco. Bityo rero niba babijyanisha ari iterambere ntaho turiho tugana, ibyo bagombye kubivanamwo, nibahange nibaririmbe, ariko baciki bacu nabo bibona ko amafaranga bagiye kubaha bagiye kuyakorera kubera ko bambaye ubusa. Nibamenye ko bakeneye kugira ngo umuntu azaza umwana w'umuhungu azamukundire uburanga bwe, amujye kumusaba ibaba, bamusaba ababyeyi. Nk'ubu turimba muri mariage de reception, twumva imisango, twumva abasaza uburyo bavuga, kiganiro cyiza cyane, numva ari umuco pe. Rero iyo habayeho kuba hariho nk'abanyarwandakazi barimo bagaragara muri ziriya ndirimbo z'amaklipe zabo, harimo gutandukira biduca intege, tukavuga tuti se ubu turagana hehe? Ese ni nikizagira abana b'abahungu bagifite indangagaciro zo gukunda igihugu cyangwa se umuco wabo bakabura abo basaba? Bigana aba Nigeria, bigana abagande, bigana aba Tanzania, abo nakazi kabo. Ni ibihugu by'abaturanyi, ariko duturanye mu Burundi tubane neza nta kibazo, dufite byinshi duhuriyeho bizatuma tuba abanyafrika buzuye, duhuze nk'abanyafrika. Ariko bu gihugu umunyarwanda yaciye umugani ngo agahaga umuco akandu wako. Sudi, turagushimiye cyane ko watuganirije uyu munsi, waduhaye umwanya uratuganiriza, turagushimiye. N'ukuri ni byiza,
ariko se dusezeranaho uradusezeraho gute? Hari ukuntu umuntu yicara cyangwa se agiye nk'ahantu munsi y'urugo kugira utwo akorayo akagenda yivugisha yiririmbira uturirimbo mukavugiriza, dukubitiraho akaririmbo udukubitiraho akaririmbo ka kandi ujya ukunda kuririmba uhuze cyangwa se kwa kundi uba wibusanya nyine. Hanyuma kandi turagushimiye rwose, Imana iguhe umugisha. Ngaho dusezereho tumve. Iyamarwa shenguri intango kwa habene Kanyarwanda, iwabo wa sogokuru wa Shayimahama we, mbe Kibuguzo cyabugujwe n'abahanga Imama we. Dore nk'abahungu b'i Rwanda kera bagiraga ubutwari,